Ndi papa sava. Tumve gusenga kwacu, wumve imitima yacu, urukira kumva Kristo. Mana nziza ikomeye ndakwizera mana, nzi neza ko ntabakwiringiye bakorwe n'isoni. Mana nziza ndamuhamagaye mu diaspora, ndamuhamagaye niwe mugore umwiriye, niwe mugore ukwiriye urugo rwanjye, niwe mugore ukwiriye kumbyarira abana, nta mugore w'umukene, nta mugore w'umunyarwanda. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ndaguhamagara kuva muri Amerika, ndaguhamagara kuva muri China, ndaguhamagara kuva muri Canada, in the name of Jesus. Oh man, mana ndabizi ko iminsi maze hano nyumva, ndabizi ko uguruye ijuru ryawe kugira ngo nyumve mana ikomeye. Mana umugore naze ari umugore mwiza, ufite nyashi, umeze neza. Mana nziza, umugore ntazatekereza guca inyuma. Mana umugore tuzishimana, ufite amafaranga, tutazakena ngo turyane. Mwami ndakwizeye, uri Imana ikomeye papa, uri Imana yo gutinywa, uri Imana ivuga bigakomera ati papa data ndaguhamagara witeka ndakwereka. Uyu n'umunsi wa karindwi papa, n'umunsi wa karindwi ndi ahantu ndaguhamagara data, dore niringiye iby'isi rwose data birantenguha, ariko ndaguhamagara aka kanya unyumve papa. Ndakwereka ibi bibabi ndabishakamo amayero, ibi bibabi ndabihindura amadolari, ibi bibabi ndabihindura amakwaca, ndabihindura amapawundi, ndabigira amashinwa, ndabigira amafaranga yose y'ubwoko bwose bwo muri iyi si papa. Ndaguhamagara ngo uze mwami Yesu nkurire igisuzuguriro, ubuntu bwawe data bube kuri njyewe. Aya mabuye data wayahinduramo zahabu, naguha baratubuye imigati ngo tubure amafi ngo amabuye akunanire data. Haleluya, no zelebero tesekine tesemena yeresabele. Halo, yeseleme, Yesu. Amen. Yesu. Ndakugenze warivugiye ngo mu ijoro ry'umukara, haleluya, munsi y'igitare cy'umukara witeka Imana, aho ngaho urahagera ukabona amagashishi k'umukara. Mana niyo gituma nongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe, kugira ngo wongere ugaruke ku rugo rwanjye n'umutware wanjye. Mana mfite inzara n'inyota njya guhora ku ngoma Imana, nakwinjiza kugira ngo bariya bana bashobora kunguza mu nda, bariya bana yabyaye hanze, yaba ari umuhungu ndahandaguye Mana ngarutse ku mukobwa, Mana ndabibona yuko ajenjaguritse, ngarutse ku mukobwa. Amina rabeti menagurahi rariso. Mana ndabibonye kubikoze, ndabibonye kumaye igisubizo. Nuhimbazwe impundu zivuze mu ijuru kundi uhuye umutwaro wanzanye hano, mu izina ryawe rifite ubutware n'ubushobozi nyagora ku ngoma Imana. Amina. Ndasubijwe nanjye nyumva papa, ndaguhamagaye ndakwinginze Yesu, urebe urugo wamaye, uriya mugabo wamumaye ubishaka, mushyize mu biganza byawe data. Ndakwinginze aho kugira ngo mubure mureba, kariya kazu gahagarike, ndagafashe mu izina rya Yesu, ndagahagaritse, ndagafashe mu izina rya Yesu, ngataye ikuzimu mu izina rya Yesu. Yongera nkunde nk'umugore we, yongera mbona ari njye nyina w'abana be mu izina rya Yesu. Yeneye umugabo wanjye, ndabura n'umugabo wanjye, ndaregrama umugabo wanjye data, ndi imbere yawe, ndatamanukira urugo rwanjye. Unyumve Yesu, ineza yawe yibone, ukuboko kwawe kumanuke, utugirire neza Kristo. Nukuri Imana mva gusenga kwacu, turagufite kandi turakubaha. Witeka Mana nziza, twirinde Yesu,
ndagutakambiye mwami mwiza, wavuganye nanjye wambwiye yuko icyo nzasaba mu isi no mu ijuru ariko bizagenda, umbwira ko icyo nzafungira mu isi no mu ijuru ariko bizagenda. ubu bukwe ndabwishe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka bagiye mu rukiko ndabireka ariko ibi birakabije, aka gakobwa ndakishe, reka nikagera mu bukwe kazasare mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyishe ubukwe, ndabisenye mu izina rya Yesu Kristo. Mpindukirana undebana amaso y'imbabazi Imana. Ubu bukwe nibupfe, aka gakobwa kazasare y'ikanzu nikazayambare, ntazantwarira umugabo mu izina rya Yesu. Mana urabizi ko uyu muhungu namurose agomba kuba uwanjye. Ayiwe, haleluya, agomba kuba uwanjye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu niko mbisabye nizeye mwami. Amen, haleluya. Imana ishimwe mwami. Igiteke amahanga ukomeje unyumve, hindukirana undebana amaso y'imbabazi, buntu bwawe bukomeze butugaragareho. Iminsi umaze kuri uyu musozi yakumvishe. Yego papa. Acira amadolari. Ndayakiriye papa. Acira amapawundi. Haleluya. Acira amayero. Acira visa. Acira konati. Mana yakumvishe. Ngo hari amabuye wazanye. Sema papa. Ari hehe? Ngaya. Amabuye. Acira diyama. Acira gutunga miliyari. Acira kuza mu ijuru udapfuye. Papa, yo, leso, metesekelelo. Yesu izina rya Yesu. Uri umugabo w'umuhanga. Mana turengera, natwe twataye ingo zacu, isosi turayigabanya, none dusozeye mu bukwe mu izina rya Yesu. Umugabo ni uwanjye, Uwiteka Mana ishobora byose, igitare kitabasha kunyeganyezwa. Mana yaremye ijuru n'isi, Mana yaremye ibihumeka n'ibidahumeka. Mana igitare cy'amahanga, ndakwinginze kugira ngo unyumve amasengesho yanjye. Mana nyisi n'ijuru, Mana waremye umuntu, Mana waremye umuntu ukamuha ibitekerezo bitandukanye. Uwiteka Mana gitare cy'amahanga, ndakwinginze kugira ngo unyuzuze umwuka, unyuzuze ibitekerezo, unyuzuze imbaraga zo gutsinda digidigi mu izina rya Yesu. Mana urareba ko digidigi ari ikiraya, digidigi ni ikiraya, uburaya buramunukaho. Mana urabizi, yo mwami, Mana urabizi kubera uburaya bwe ndara ndota ncigagurika. Mwami, amadayimoni yaraje yuzura mu nzi wacu kubera uburaya bwa digidigi, ibiyoganywa. Mwami Mana ndakwinginze kugira ngo umutsinde ave kuri za muriture. Uwiteka gitare cy'amahanga, ndakwinginze kugira ngo ufate digidigi, ushyire urufunguzo rwawe mu mutwe we, maze ukuremo ibitekerezo bibi bimurimo. Biriya bikobwa agenda agakunda, biriya bikobwa azakatuma mwami mpindura ibitekerezo byanjye, biriya bikobwa azagatuma ncumura, biriya bikobwa azana bigashaka gutuma njye na digidigi dushwana. Bitsinde mu izina rya Yesu, bitsinde, bifate, mu izina rya Yesu, ubihambirize iwabo ntibizongere. Mwami bizajye bireba digidigi, bimurebe bihite bimwanga, bimurebe bihite bivuga ngo digidigi sinshobora kubana nawe, sinshobora kuryamana nawe, digidigi sinshobora no kwicarana nawe mu izina rya Yesu. Kandi ndakwinginze Uwiteka Mana, urememo umutima w'urukundo digidigi, abashe kubona ko ndi umwana, kandi ndi umwana mwiza, ndi umwana ufite umutima mwiza, ndi umwana umwifuriza ibyiza, ndi umwana mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka gitare cy'amahanga, ndakwinginze kugira ngo urebe imitima y'abantu bari aha ngaha, urebe uburyo baje kugusenga, urebe uburyo bibabaje. Gitare cy'amahanga, mu izina
Uwiteka Mana isumba byose, kano kanya nanjye mpagaze imbere yawe ndi umukene hamena. Icyo nsabye Nyagasani kuri uyu musozi ni uguhindura abantu bahari bafite umutima mubi, batagaburira abantu bashonje. Uwiteka banyima ku nzoga, Uwiteka bakanyima brushete, kandi ibiryo biri mu rave meria tita sainati muri pomberi ni ibiryo gusa. Ariko ngewe umwana waremye ndashonje ndananiwe, nkaba ngusaba kuva kuri ba manudi kugera ku bantu bafite ubukungu banga kumembura. Kano kanya ibyo batunze nanjye ubime mbashe gufasha abantu. Ayi taturi mishu ngabana nabo ubambura ibyo bintu bafite nanjye ubime mbashe kurya mage. Dore narumye Uwiteka, kandi ibyo kurya muri isi birahari, ariko nge barabinyimye. Ndakwinyize kugira ngo ubagendere ubibambure nabo baba bakene, nanjye mbashe kubaho. Ngabo bana nanjye kubwaho Yesu. Amen. Amen. Ya. Amen Yesu. Amen. Urumva. Tsinda abadayimoni. Bagiye guhura n'akaga muri iyi si kuko bararenzwe barakwibagirwa. Ariko natwe dusanga Yesu ndahondaguye amabeni n'umutwe. Kwari bitangaza kuri uyu musozi uhindura abantu bamaze kujya bimana ubabura ibyabo. Jesus, je suis ton fils avec Jésus, mon amour, Jesus. Yesu, nje imbere yawe, dore nazanye daforoza azi ubwenge, none agakungu y'irgoma yabaye agashwi, mon Dieu. Yo, Tamara, mon Dieu, viens avec Kirimbuzi, mon Dieu, ndarushye, watabaye benshi, mweretse daforoza, yaje ari umuhanga kwa Musalomo, yaje ari umuhanga comme qui ont intelligent. Mon Dieu, tabara urugo rwanjye ndarukweretse impande zose, waturuka hejuru waturuka hasi, hari n'amerekezo tutazoturuka. Ngwino bikore ibyo wakoreye ikana narabisomye, ibyo wakoreye harayepfa mu gishanga narabisomye. Dore hari abantu bo mu butayu bagira amazi, hari abantu bahe Mana, ndakweretse ngo urugo rwanjye urugende rube paradiso. Rave meria tita Shangara mana setapa yo unduhure nimutuze mvuke Imana ivugana nawe. Amina. Imana yakumvishe, ntabwo bazongera kukwima inzoga, wagiye kuziguhabwa nyuma, ariko nutazireka zizagucamo kabiri. Haleluya. Umugore wo mu diaspora araje. Amen. Tegure. Yesu shima. Mbonye wambaye karuvate nziza. Haleluya. Mbega ubukwe. Haleluya. Ushimwe. Kwifuriza abandi gupfa. Ukubwiye mpamvu uri kwifuriza abana b'umugabo yabyaye hanze gupfa, nawe uzapfa utabyaye. Ubwo bugome wifuriza abandi ngo nawe bugiye kukugeraho nutihana vuba. Uri gusengera ubukwe ngo umukobwa mugenzi wawe apfe, ngo kugira ngo atarongorwa ngo agutwariye umugabo. Gura ntabwo yari uwawe, umugabo wawe araje hafi. Mana izaguha umugabo, uzaba ufite inda nini, nicyo kimenyetso. Afite izina ry'Isilamu. Tangira ucunge neza cyane.
mukomeze mwingingi yera mukomeze mwingingi. amena bakristo bavandimwe, numvise amasengesho yanyu n'umugore wanjye asengera ntabwo yari azi ko mpari. nagira ngo mbisegureho. Haleluya. Amena. Amena harya ntibivuga ngo ndabyemeye. bibe bityo. nukuri muvandimwe. Nagira ngo mbasabe mwese muhaguruke bibe bityo. Yego. Mumvire mu rugo ntimuzagaruke. Ruga, niba harimo abasaba ko ubukwe bwa bagenzi bwabo bupfa, hakabamo abasaba yuko abana babyaye n'abagabo babo bapfa kandi nabo bashaka kubyara, harimo abarimo gusaba burusheti n'inzoga, twiyambaza Uwiteka. Haleluya. Bibe bityo. Ibyo wifuriza uwawe nawe bikubeho. Ushaka ko abandi bakena nawe akene, wifuza ko ndaba igicucu nawe aba ikigoryi, ikimara ikigoryi, wifuza ko abana b'umugabo we bapfa nawe apfe nabi, ajyane nabe amasanduku atondekana ari 3 na 5 mu irimbi. Nkagira ngo rero mbwire Rugaba rubakuriye, abifuza ko abatabaha iposho rihagije kandi ariko bifite nabo bakena bakarwara inda n'amavunja, mwese munsokera ahangaha. Sinzigera nongera kubona abateramwaku, sinzigera nongera kubona bifuza bapfa, sinzigera nongera kubona bifuza abakena, sinzongera nifuza bifuza ko abandi bagongwa n'imodoka basengera. Haleluya. Genda uvuga amen. Haleluya. Genda uvuga utame. Haleluya. Abifuza ko ibibabi byaba amafaranga batakoze birwa ari ingarisi, yatahanye mu izina rya Yesu. ucyuye ubusa. Haleluya. Amasava va Yohana. Ba Yohana. Niko wagishwe kiri imbere y'Imana. Ibyo wavugaga wumva nta kumva. Uravuga ngo ngewe ngo akazi nkaveho. Warunwe rutazi no gukora rutazi, wowe uzi gupfundikira ibijumba. Uzi gusekura se nibura imegeri. Indenganzira ni iki? Ntabwo mbizi. Insyabire. Nazo nzi. Rukacarara. Umutsima w'amasaka. Uzi kuwusonga? Oya. Ese wantumbiwe imbere y'Imana urajya kuvuga ngo mve ku kazi ngo ngwa iposho rike, wowe ushoboye iki? Ubundi ubonye make yakunaga mu kanwa kabyimbye uwo mudigi waba uhombye iki? Ntabwo nari nzi ko Warangiza ukanzanira abantu ahangaha bifuriza abandi bibi, ariko uteye ute? Nise ko wari wabinyemereye. Nakwemereye iki se? Ko nakwemereye abasengera ibyifuzo, bagasengera ingo zabo zitera imbere, bagasengera igihugu ngo gitera imbere, bagasengera igihugu kigira umutekano, ingo zigira umutekano, abica abana babyaye, abica abageni. Ntabwo wabyumvaga se? Wasengaga upfuye amatwi. Ntabwo nari nzi ko Ubu ku buryo wagenda ugashyigikira injiji ifata ibibabi n'utubuye ngo bihinduke zahabu, bihinduke amadolari, yirwa agaramye aho ngaho anyura mu tubari twose asabiriza. Buriya nka Miri Solution mwahuriye ku buryo aza kuvuga ngo bamwima inzoga, bamwima inyama ngo nibapfe, ngo nibakene. we yabinsabye. Kumvikane rero, uranyumva neza? Ndakumva. Niba ari nabwo buryo usenga, sibyo? Hari n'abaterekera n'abasenga ibitunguru. Ntabwo ngiye kwinjira mu burenganzira bwawe, uranyumva neza? Sinzigere nongera kubona zirambunza muri izo ziza hano, uranyumva? Uhita uba telefone none ahangaha umbwire. Ubuse mumariye iki imiryango, mumariye iki igihugu, mumariye iki akarere? Nta murimo gusengera inzangano ngo zikure. Toka se mva imbere ku soko. Erega nacyo gishyira amavi hasi giti gisa umubyimba. Mbahaye ahantu muje kwatera umwako.